bavandimwe Kristo Yesu akuzwe. Amasomo ya none aragaruka ku butungane, aragaruka ku ngingo y'ingenzi y'ubuzima bwacu bw'abakristo, kw'intungane zihirwa. Nibyo inyikirizo ya Zaburi ivuga iti intungane nimwishimire uhoraho. Kubera iki? Kubera ko mu isomo rya mbere nk'uko umuhanuzi Yoweri yabivuze, abatari intungane ubwo Imana izakoranyiriza abantu mu kibaya cy'urubanza bazaba baguweho, ibyabo bizaba birangiye. Kuri bo ngo ukwezi n'inyenyeri bizijima, izuba n'ukwezi bizijima, n'inyenyeri ntizizongera kumurika ukundi. Bivuze ngo bazajya mu icuraburindi, ahantu habi nyine, nk'uko Yesu abivuga mu Ivanjiri ngo bataramukoreye neza bazajyanwa, bazasukwa hanze mu mwijima, aho bazarira bagahekenya amenyo. Naho intungane zikorera neza Imana bazajya guturana n'Imana ku musozi wayo wa Siyoni, nk'uko yabivuze akoresheje nabwo umuhanuzi Yoweri. Isomo rya mbere rero riragaruka kuri icyo kintu cy'uko ubutungane iherezo ryabwo ni ukuzahembwa, kuzabana n'Imana ubuziraherezo. Naho abagomeramana iherezo ryabo ni ukuzabaho mu mwijima nyine, aho bazabaho barira kandi bagahekenya amenyo ubuziraherezo. Intungane nizishime, inda yagutwaye n'amabere yakonkeje. Mu yandi magambo yaravuze ati hahirwa umubyeyi wawe kuko afite umuntu wanyawe pe, umuteye ishema. Bivuze ngo n'abandi bose bari batangaye, ariko uwo mugore nyine mutekereze namwe niba Yesu yari akomeje kwigisha, wari kuko gutangara kwe nta kugumane muri we, agahitamo kurangurira ijwi akabivuga. Bivuze ko ni ikintu yari asangiye n'abandi, kuba nyine barabonaga Yesu bakavuga bati yewe, bati nyina arahirwa ufite umwana nkuriye. Ubutungane rero ni icyo ngicyo. Ubutungane ni uguhesha ishema ababyeyi bawe. No mu Rwanda rwacu umwana ubayeho atunganye, akurikiza ibyo akora, ari mu murongo, afite icyerekezo, agira ikinyabupfura, yubaha abantu, abakuru, abato n'abo bangana, ahesha ishema ababyeyi be muri rubanda. Ibyo turabizi. N'ababyeyi be nyine baramureba bakumva barasheje. Ibyo nabyo turabizi. Yesu rero yari uwo nguwo ku babyeyi be. Yari wa muntu muri rubanda barebaga bakavuga bati hahirwa umuryango avukamo, bafite umuntu w'ingirakamaro. Abakristo natwe rero uyu munsi, kuko turi abana ba Mariya twese, muzi ko hari indirimbo ivuga ngo abemera Yesu Kristo turi indabo za Mariya, natwe duhamagariwe kugera mu kirenge mu cya mukuru wacu Yesu, kugira ngo natwe duheshe ishema umubyeyi wacu Bikira Mariya, kugira ngo natwe duheshe ishema umubyeyi wacu Kiliziya, kugira ngo duheshe ishema imiryango tuvukamo, bene wacu. Ababyeyi bahesha ishema abana babo, abana bahesha ishema ababyeyi babo, abantu bose nyine bakuzi, bafite aho bahuriye nawe, babe batagira ikimwaro cyo kuvuga baturiya muntu ni mwene wacu.
gutungana kuba intungane ni icyo ngicyo bimara kindi, ni uguhesha ishema umuryango uvukamo, kwihesha ishema wowe ubwawe, guhesha ishema umubyeyi Bikira Mariya, no guhesha ishema umubyeyi wacu Kiliziya. Icyakoze hari igisumbye icyo ngicyo, ni icyo Yezu yibutsa uyu mugore. Yezu ntabwo ahakana ibyo uyu mugore yavuze. Ni ukuri koko umubyeyi Bikira Mariya arahirwa, ni umuhire iteka, kuko yabaye nyina w'Imana, kuko yabyaye Yezu. Ariko Yezu aravuga ko nyina ahirwa kubera ko yumviye ijambo ry'Imana, yumviye ugushaka kw'Imana akagukurikiza. Ibyo byabaye hehe? Byabaye igihe marayika Gaburiyeli asohoje ubutumwa bw'Imana kuri Mariya. Muzi ko Mariya yari umuntu wari ufite gahunda z'ubuzima bwe, ariko aravuga ati dore ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho. Yarahiriwe kuko yumvishe ijambo ry'Imana, kuko yumvishe ibyo yatumweho na marayika akabikurikiza. Ahandi ni hehe? Ahandi ni ku musaraba. Ubwo Yezu yari arimo gutanga, yaraze umubyeyi we wa mwigishwa yakundaga, uwo mwigishwa uhagarariye buri wese muri twe. Nk'uko tubizi nabwo Yezu amaze kumubwira ati mubyeyi dore umwana wawe, ngo kuva icyo gihe uwo mwigishwa yajyanye na Bikira Mariya. Yezu ni Imana. Ijambo yabwiye umubyeyi we yararyakiriye. Bikira Mariya ntabwo yaretse kumvira, ahubwo yakomeje kumvira kugera ku ndunduro, nibwo abaye umubyeyi wa twese. Yezu rero abwira uyu muntu ati ahubwo ahirwa wumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza, yari arimo kuganisha kuri icyo kintu cy'igihe Bikira Mariya yakiriye ijambo ry'Imana akarikurikiza, yakiriye ubutumwa bw'Imana akabwakira, niho yahiriwe koko. Ariko kandi yari arimo gushushanya ubwo nyine yari kuzaraga abantu bose umubyeyi we, ngo bamubere abana, nk'uko tubizi twese turi abana ba Mariya. Gutungana rero ni icyo ngicyo, ni ukumva ijambo ry'Imana tukarikurikiza. Emwe binasumbye guhirwa mu byo isi itwereka ko ari amahirwe tuba dufite. Umubyeyi Bikira Mariya yarumviye, bityo aba umuhire igihe cyose. Ni intungane yishimiye muri Uhoraho. Nk'uko tubizi, nyuma y'urugendo rwe hano ku isi yajyanywe mu ijuru, arimakazwa, abana n'Imana muri Yeruzalemu nshya yo mu ijuru, iby'umuhanuzi Yoweli yavuze. Bavandimwe rero, uyu munsi dusabe umubyeyi wacu kumubera indabo zitama umubavu wo mu ijuru, atuvomereze inema ze, maze aho duciye babone ko turi abakristo koko. Kimwe na Yezu duhesha ishema umubyeyi wacu Bikira Mariya, duhesha ishema umubyeyi wacu Kiliziya, duhesha ishema imiryango turimo, bene wacu, abavandimwe, ababyeyi ku bakibafite, ababyeyi bahesha ishema abana babo. Kandi duharanire nyine kuba abo bantu bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Ugushaka kw'Imana
tukwakire mu buzima bwacu. Niyo waba wumva ko nta byisi ufite bituma abantu bavuga bati uriya muntu arahirwa, hari icyo umuntu aba asigaranye, ni uko wumva ijambo ry'Imana wese akarikurikiza arahirwa. Bivuze ngo si ngombwa kugira iby'isi itangarira ngo bavuge ngo uriya muntu yarahiriwe. Birahagije kuba wumva ijambo ry'Imana ukarikurikiza kugira ngo uri umuntu wahiriwe muri ubu buzima. Dusabe rero umubyeyi wacu Bikira Mariya wumviye kugera ku ndunduro, natwe aduhakirwe tugire iyo nema y'abana bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Nyagasani Yezu nabane namwe.